amahoro y'Imana kubakurikiye kamera z'urugo Inganzo TV twashimira abakoze sabu abateye na komenti n'inkunga ikomeye cyane. Rero ni wa munyamakuru wanyu Igeri John, wa munyamakuru mwiza kandi mutamubona amaso ku maso. Uyu munsi rero byabaye ngombwa ko namamaza noneho mubona amaso ku maso. Aha tugiye kwamamariza rero nihe isi ya hano ni hantu ki murabona rero zino stile zitandukanye zino bitenge zino bitandukanye n'izi mashini zose. Aha rero ni kwa Sara Fashion Design. Sara Fashion Design akora ibintu byinshi bitandukanye, yambika abantu modeli zigiye zitandukanye, n'umuntu udodera abantu bakagenda banezerewe kandi bishimye cyane. Afite byinshi rero tugiye kubereka bagenda bakoresha ku myenda igiye itandukanye. Kamwereke aya mariba ni imitako nyine bashyira ku myenda y'abadamu, haba amaribaya na bya bikanzu biba bimeze neza biva hanze mu Buhinde, mukagira ngo wenda byavuye mu Buhinde. Nta handi biva, ni kwa Sara Fashion Design. Sara Fashion Design niwe muntu uwa mbere muri uru Rwanda cyane cyane, kandi akorera i Kabuga, ntabwo ari kure cyane. Aho waba uvuye hose, waba uvuye mu ntara, waba uvuye i Karundi, waba uvuye hose, i Kabuga rwose niho akorera rwose, ku muhanda ugana mu Gahoromani hafi y'urusengero rwa ADPR, urusengero bita Igako. Rero Sara Fashion Design afite byinshi tugiye kubereka. Utu tuntu ubona tumeze nka moya, ni utuntu bashyira ku mitako rwose, ashyira ku mitako y'abakiriya rwose, ugasanga umwenda umeze neza, ukagira ngo wakorewe hanze, ariko nta rindi banga, ni kwa Sara Fashion Design. Ese waba ushaka kujya mu murenge usa neza, waracikanwe pe. Kandi rero nta wundi muntu wakwambika muri uru Rwanda usibye Sara Fashion Design. Sara Fashion Design niwe muntu wambika umugeni neza akishima, yagenda buri muntu wese aciyeho agahindukira areba uwo muntu wambaye neza kubera Sara Fashion Design. Ese wa musore we urishimira kuzajya uhora mu makoboyi, ambara agatisi, wakwambara agatisi. Nta wundi udoda neza amakositimu, amapantaro ari ku size agiye atandukanye, nta wundi n'umwe. Ni Sara Fashion Design arakwambika neza, yaba amakorali ategura gukoresha amayinifomu yabo, yaba n'abandi bantu ku giti cyabo bashaka kudoderwa stile zitandukanye, yaba abamama bashaka kwambara neza ku buryo wambara buri muntu wese akavuga ati uyu mubyeyi aparika hanze imodoka nziza cyane ya Benz. Rero Sara Fashion Design niwe wandika wenyine muri uru Rwanda, ukagenda unezerewe. Siri gusa afite n'amatisi katuze tuyabereke. Kameramani wanjye genda ubereka, dore aya ni amatisi badoderamo imyenda y'abadamu. Ushaka kujya mu murenge wambaye ikanzu zimeze neza, dore ni itisi imeze neza, ire yarakorewe hanze. Sara Fashion Design we ntagatuma yigira i Dubai akabazanira itisi nziza imeze neza rwose, yabanje kureba ayisangiye mu ruganda. Afite n'inza n'amatisi badodamo amashati y'abadamu y'abagabo made in Rwanda. Itisi rwose zimeze neza, ni itisi imeze neza ku buryo ukuramo agashati wewe mugabo, wewe musore ugiye kurongora, ukaba wambaye ishati nziza. Sara Fashion Design rero nta kintu adafite. Kameramani wanjye ngwino tugende. Murabona ya madanteri meza,
badodora kuza ku myenda Sara Fashion Design arayafite nambwa ati ameze neza cyane nta handi mwaza kuyashakira kwa Sara Fashion Design urashaka kudoda ikanzu nziza ku buryo wagera ivuye hanze nta handi Sara Fashion Design afite ibikoresho byose rero muntu wanjye ugitekereza kandi ukijinganya wasigaye inyuma Sara Fashion Design agufitiye byinshi bigiye bitandukanye Sara Fashion Design nta anatanga n'amahirwe ku bana abasha gukora stage rwose mugane Sara Fashion Design abahugure abastage kugira ngo mubona amanota meza musubirana ku bigo byanyu by'amashuri hari benshi arimo kugenda stage kandi bakahava hari icyo bamenye kinini kigiye gitandukanye rero mugane Sara Fashion Design rero ngewe yari wa munyamakuru wayo Igabire John uragezaho byinshi bitandukanye uyu munsi rero kwari kwamamaza kwa Sara Fashion Design afite byinshi bigiye bitandukanye rero niba ushaka kwambara neza kuberwa gusa neza gana Sara Fashion Design ewana use neza umere neza ese waba ukomeje Inganzo TV nta rwose bimukurikirije Jado Inganzo TV ubone byinshi bigiye bitandukanye tufite byinshi bigiye bitandukanye kuri Jado Inganzo TV turafitiye turabazanira abasare bagiye batandukanye benshi mwagiye mubabona ariko tunafite byinshi kandi turimo no gutegura filime izanyura kuri Jado Inganzo TV tunafitiye umwe mu basobanuzi uzaganiriza ejo usobanura filime nziza ni umwana muto ukizamuka bizabagezaho tugiye kugirana imikoranire kuri Jado Inganzo TV kugira ngo hazajya hanyuraho agasobanuye filime nyarwanda rero umuntu twabanye n'umuntu ufashe umwanya wawe ukagikurikira twari turimo kwamamariza Sara Fashion Design niwe muntu wenyine wandika abantu bakagenda aba ameze neza nimero washakira Sara Fashion Design turaza kugishyira ku kiganiro shakana nazivuga niba aho uri hose ufite agakaramu cyangwa ikaye cyangwa ufite telefoni kugira ngo nguhe nimero wahamagara Sara Fashion Design kugira ngo aguhe ibindi bisobanuro bigiye bitandukanye wamuhamagara kuri 0788 62 5 7 0788 iyo nimero ni Sara Fashion Design turaza no kwishyira ku kiganiro kugira ngo ubashe gusobanuza byinshi tera muri comment niba washimye kandi tunakugiye no ku bandi tuzagenda atwamamaza rero mwari kumwe na wa munyamakuru wanyu Igabire John wa munyamakuru ubagezaho byinshi bigiye bitandukanye naho utaha rero kugira ngo tuzakomeze ibindi bigiye bitandukanye ciao karibishye ntugahora amwitama ciao